ubangutse gusoma aze kudusomera mu gitabo cya Kuva ibice 13 umurongo wa 17 ageze ku 18 ari buze gusimba ibice 14 umurongo wa mbere ageze ku wa kabiri hanyuma tubone kuganira bangutse gusoma mu rurimi ibice 13 umurongo wa kangahe umurongo wa 17 ageze ku 18 aravuga ngo Farawo amaze kureka ubwo bwoko bugenda Imana ntiyabucisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya nubwo ariyo busamo kuko Imana yibwiraga iti abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara ngo basubire muri Egiputa ahubwo Imana ibagendesha ibizigu ibacishije mu nzira inyura mu butayu ikaja ku nyanja itukura Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa bafite intwaro. Amen. Amen. Ibice 14 umurongo wa mbere n'uwa kabiri gusa aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli basubire inyuma babambe amahema imbere y'Ipihahiroti hagati y'Imigidoli n'inyanja imbere y'Ibalisefone uti imbere yaho hantu abe ariho mubamba amahema iruhande rw'inyanja. Dukomeze oya ndateraho yego. Fashe uyu mwanya gushimira abayobozi Aimable na timu yiwe kuba baturongeye umwanya wo gutanga ubuhamya bw'agakiza bo turi buze kuvugaho kuri aya magambo tumaze gusoma. Nshimiye nanone inkunga ya buri muntu wese yatanze muri iri yerekwa rirambuye uko tugenda tubivuga buri gihe. Inkunga ya buri muntu turabashimiye kandi tubasabira imigisha iva ku Mana. Amen. Mfite amashimwe yikubye mu kabiri amashimwe guhabwa uyu mwanya kuvugira Imana kuko abandi bakozi b'Imana babigenza. Ariko nanone mfite andi mashimwe yihariye kuko usubije amaso inyuma mu myaka itambutse ubuzima twabayemo ubuzima twaciyemo n'aba Benoit numva tuma muvuze nuko numva nawe ahamya hari impamvu yo kutwibazaho hari n'impamvu zenda yo kutatunenuka yuko twaciye mu bintu bikomeye ubuzima bwa gipagani dushaka kubahamiriza ukoye. Ariko nibutse ijambo Mariya uriya wamenye amavuta kuri Yesu Yuda ashaka kumucaha yuko ayo mavuta yari agaciro kanini. Yesu aramubuza atoye mwihorere hari ibyo akora hari ibyo bisobanuye hejuru y'urupfu rwanje. Ariko kandi ijambo ry'Imana rizavuga ngo wababariwe byinshi abafite n'amashimwe menshi. Turi muri abo ngabo bazakayo abantu baciye ibintu n'ibindi turi muri ba Pawulo. Nico gituma Pawulo umusomye wumva amagambo avuga n'amagambo yasobanukiwe n'ubuntu bw'Imana. Nico gituma yagendaga avuga ngo nduwo ndiwe mbeshejwe n'ubuntu bw'Imana. Avuga ngo mwakijijwe ku buntu bw'Imana binyuze mu nzira yo kwizera kugira ngo hatagira umuntu wirarira kubw'imirimo yiwe. Pawulo aho yanyuze ibyo yanyuzemo ariko nanone ahagarukiye yasobanukiwe ubuntu bw'Imana
mu buryo bwimbitse. Rero mu by'ukuri hari abantu nza numva tuza tuganira na Gatimbirizo tukibana Kinshasa ataramurirwa imirimo Goma, akambwira ngo yabatijwe ngo afite imyaka 12 mu mwuka. Rero ukibaza ati sico ayo ni amahirwe ameze gute, ayo ni amahirwe ameze gute. Ndibuka kera ndumva turi abantu bakuru benshi bavuye ruguru, wabonaga intozi, ukabona intozi zitonze imirongo tukiri abana bato ugahugira kuzireba, ukabona intozi zatonze imirongo ngo ziragenda, ariko hagati y'uwo murongo hazagenda hacamwo ibintu, intozi nini, ukabona urutozi rumwe ruraje rufite umutwe ungana gutya, rufite amahembe. Cyugiye tukiri abana twagaza tuzita ngo ni ibikupe, ibihari. Wamenye amateka yacu na ba Beno hari Bukavu, muri ubwo buzima bw'ubupagani twari ibikupe nk'izo ntozi, twari dufite amahembe. Rero ni nabyo tugiye guhamya iby'Imana yadukoreye, duhamya ubuntu bwayo. Nicyo gituma nje numva iyo ntekereje ukabona abandi wahasize, nicyo gituma numva yuko agakiza ari ubuntu bw'Imana. Yego. Ababyeyi bambwiye yuko navukiye Rukombe, dutuye mu Pemba, ngo yagiye gutinyuka i Rukombe. Turangije papa yari umwarimu, akorera ahantu henshi mu mikarati, ariko iwabo abo bavukana batuye mu Kigazura. Yakorera mu Minembwe. Ageze mu Minembwe Imana iramuhamagara ngo agende ku Kabara, ngo arahura na Murebera avuye kuri Runingu, ngo agende bakora umurimo w'Imana. Yego. Ayo ni amateka yambwiraga, ari intangira yuko ubwarimu bwari bugihemba neza. Ari amaze kwinangira, haza umugabo witwa Saruhembe. Ayo ni amateka yagiye aramubwira ati winangiye, ariko Imana izakujana ku mbaraga. Bukeye haza control, bakora control. Iyo control iramuta, ntiyamufata nk'umwari. Aba oblige kugenda kuri za mbaraga. Ageze nanone mu Kigazura aho batuye, aho bene se bari batuye, baramubwira ati ntabwo utambuka, uva ushatse ntabwo abana wari umwarimu, none ubwarimu bwashize, ngwino duturane. Arabananira, aratambuka aja ku Kabara, ahurirana nuko Muhebera n'ikanisa babaga kuri Runingu, bahurira ku Kabara. Bageze ku Kabara, niho namenyeye ubwenge njewe, bahakora umurimo w'Imana. Bahakora umurimo w'Imana, ndakabije ibitangaza nzasoma muri Bibiliya byose nabibonye aho kwa Muhebera. Byose nabonaga Muhebera asengera imvura, hari akiri imvura nyinshi, igahita inagarara, ukabona ukuntu yayisubirayo. Yego. Nabonaga bazana abantu barwaye bikoreye ku biponi, babinjiza mu muhana batarabasengera bagakira. Yego. Nda zahirimye zigize imyaka 7, 9, bahageza abasengera bagakira. Imvura yatinda kugwa, nico imvura yari itondetse gucika, habaga ihuduma mu kwezi kw'Icyenda, bayisengera imvura ikagwa. Yego. Nigeze kubona haza umuntu urwaye ibisazi, ngo aje kwegera aturutse ku Ndondo, ngo aje kwegera aho muri uwo muhana, amadayimoni aramuvamo, araraho abamufite ari muzima. Bukeye yari kaja mu mibunda, akomeje atambutse umuhana, abadayimoni barongera bamugarukamo, kubera imbaraga z'Imana zari muri uwo muhana.
mbona ibitangazo bikomeye igihe abapara bageze ruguru abo ndimo ndabwira abantu bakuru bafashe imihana yose Imana irababwira ngo nibagende basengere amarembo yose y'umuhana baragenda barayasengera bamaze kuyasengera basiga irembo rimwe aba ryo ricamwo abapara bajana abantu twari umuhana uri kumukikira ariko igihe intambara zabaye Imana yari yarabwiye Muhebera ngo ntawe uzatera aho ngaho bagasiga imihana bakazunguruka bakaja gutera indi mihana iri imbere mbona ivyo bitangaza byose by'Imana maze kubibona maze gukura ndavyibagira mbivamwo nja ku mashuri Lubumbashi mvuye mu maso y'abavyeyi dukora ibyaha byose bibaho ubusinzi busambanyi uburiganya bwose yuko navuye mu maso y'umuvyeyi Gitsure natinyaga turiga turarangiza tumaze kurangiza twawuriranye na Fidele yinjira mpita mfata imirimo mu Kamanyura noneho ibyaha ntakoraga mbangize n'ubushobozi ngira amafaranga yo kubikora nta cyaha na kimwe uretse icyaha cy'uburozi ntanyuzemo nta kintu na kimwe icyaha cy'inzoga cyangwa iyo ngeso twamwoye inzoga gera ahantu ziturwaza tukaruka amaraso bukeye mu gatondo ukibwira nkuretse andika ngo ndaretse muri agenda ariko iyo nihanga nabikoraga ku musho w'umwaka iyo nihangana nabwiraga mu kwezi kwa mbere kwa kabiri ngasubirayo umwaka ukaza undi ukaza ibintu by'ubusambanyi sinari nkibitekereza yuko iyo nageragezaga inzoga nkananirwa ariko iyo natekerezaga ubusambanyi numvaga hakiri amarandevu menshi numva hari abandi ugomba gusubira ibyo nkavuga ati nzaba mbireba ibyaha by'uburiganya bwinshi kubeshya kurenganya gukora imirimo irimo ibintu by'ubutegetsi kurenganya abandi bantu amafaranga y'abandi bantu ibyaha byose bibaho turabikora ariko hagati yaho Imana igenda inyuza mu bintu indinda impfu nyinshi zingeraho burya navuga ngo uretse kuroga nta cyaha ntari nakora ariko kandi uretse nta rupfu rutarampusha ntabwo na rumwe nahushijwe n'amazi ndibuka rimwe muri Rwerera natwawe na Senkeri nazindutse ahantu bita mu Gipupu nsanga uruzi rwuzuye nyerera ku kiraro ndatwarwa nigeze gukubitwa n'inkuba mpemburwa n'abantu n'umuntu ariko nyuma y'umwanya muremure cyane imiti yarampushije ndibuka rimwe kwa Mbogo namwoye ngo niho ntazarwara malaria ngo umwe kamoke naro kunywa ibinini bibiri nywa 12 rimwe ndahwera narimo nzamuka ngo kuwa Rwenge nja gufatwa n'umubembe abari mumpembura bijize ibitaro amasasu yo sinayavuga imodoka sinayivuga cya muri ubwo buzima bukeye Imana itondetse kungenderera igarura ibintu bibiri nguma nibaza mu mfu nagiye ncamo igituma zitanjanye irongera nanone ingarurira ya pica ya bya bitangaza naboneye muri uwo muhana wacu nibyo bintu nibyo yakoresheje yego bigeze ahantu ejo bundi bambeza nyuma y'intambara izo bita zo kwa Mutegutsi Igoma maze gutumwa Igoma gukorerayo nibwo Imana yatondeze kungenderera amen nararyamye mbona ndimwe ndarwana n'imbwa
umwanya muremure mu mwanya mbona yambwira apfuye imaze gupfa mbona ihindutse umugore w'indaya twabanaga yego numva mu nzu bambwira ngo uyu ni umwuka w'ubusambanyi Imana ndabyuka ishimwe ndarira ndihana ndicuza nibaza ukuntu Imana yabikingenderera asante sinagize amezi abiri nanone mba nasubiyeyo ngo buke ndaryama kandi mbona noneho ndarwana n'imbwa ko ndayihunga kaza mbona iransumba by'Imana ikora yashatse gutabara mbona ndayishe ariko nkabona nk'umudamu imbere yanjye mbona yambaye amameshi kaza niseseka mutara ngo ni umudamu atayibona nanone ryajwi riragaruka ngo uyu ni umwuka w'ubusambanyi ngo buke mbona ndimo ndagenda ngo nja kuririmba kuri rutari ariko mbona ndimo ndasa n'umusinzi unanirwa amaguru ntafata umva pasiteri abwiye umudamu umwe ngo genda umusengere ngo uriya ni umwuka w'ubusinzi mba muri ubwo buzima buremereye cyane mba hagati yo gukizwa no kudakizwa mbura amahoro mu byaha buri uko ndyamye Imana ikanireka ikambwira ibintu icyo gihe kubera yuko abantu ari abantu umudamu nashaka kugaruka nasinze akambwira ati ntusubire ntupime ngo uramzutsa nijoro ngo wabonye ibi n'ibi ngera ahantu abacu twasangiraga inzoga numva ko ijwi amajwi ndimo kumva nanone nintayyemerera Imana izanica umutima unemeza gutyo ariko nanirwa kuvayo ngenderera abakozi b'Imana benshi ntibyakunda nkabona ngasanga ngisanga mu businzi ngo buke ndaryama nguma kwibaza nuko bizagenda gute nzava muri ibi ndaryama ndota umuntu araza arambwira ngo urimo kwibaza ngo ese bizagenda gute agakiza kazava ariko reka nkubwire yuko wasigaye akanya gato bizamera nk'igishute kimenetse nuko bukeye twakoreraga i Goma tugira ibibazo baradufunga Kinshasa bamaze kudufunga i Kinshasa nibwo nagaza nandika ibyo bintu byose muri agenda ndayifata hari umuntu wari wambaye Bibiliya ntayimusabye arayinsindira mubajije ukwigura ngo nanje nigure turatandukana aragenda mu mwanya mbona agarutse yiruka arambwira ati wakeneye iyi Bible toya nari nkeneye kubaza igiciro gusa toya umutima urambuye ngo niguhereze ndanga nawe aranga arayimpereza icyo gihe ngo baduhamagaze Kinshasa nitwaza Bible n'iyo agenda tuba umwe bukeye umunsi umwe ku cyumweru ndavuga ngo reka nse n'uwiretire nkore meditation ndekereze ku bintu nsubira muri irya agenda naho niho rwasatse niyo yabaye inzira yanje ya Damasi ya Paulo nta muntu wari kumbwiriza nta muntu mpita numva yuko ijuru risa n'irikingutse Imana nayibonaga nkayibona nk'Imana muri ibyo nanyuragamo nk'Imana y'uburakari Imana izompana Imana izanica yasubira ahinduka noneho mbona Imana mu mbabazi amen mba muri uwo mwanya guhera isaa 4 mfukamye nagera nkaryama mpaye ndira kugera saa 8 abandi bakaza kundeba ati wabaye gute ngwino tuje kurya ibyo bintu sinariko mbyumva ikindi gusa numvishije nuko numvise yuko ibyaha byanje byababari Imana ishimwe ngumwe mbwira abacu ati icyatuzanye hano njewe cyanzanye ni iki ngiki numvise yuko nakiriye agakiza ibyaha byanje bibabari twagize icyumweru bahita badufungura yego bamaze kudufungura subira kuri Goma aho nakoreraga bita ntondeka gutanga ubuhamya mu itorero
bukeye banduma banimurira mu mirimo banduma imbujimayi nja gukorerayo Kasayi ngezeyo nemezwa yuko nakiriye agakiza ariko nifuza kubatizwa mu mwuka wera numva mbikeneye cyane nkomeza mbisengera bukeye umunsi umwe tuvugana na n'umupasiteri umugabo washaje yitwaga Rukema yari Bukavu turavugana yakundaga kuvuga kuri Ruga yari na mukuru wanje wa data wacu aguma ambwira ati umva Ruga sha umva imvugo yo mu ijuru isi imvugo y'abasama n'imvugo nakuye mu ijuru yagiraga ibintu by'urwenya arambwira ati ukeneye ko ngukonekta nawe ngo wakire uyu mwuka tinda ukeneye rwo nuko komeza avuga muri Ruga mu mwanya ndavuga ati reka ndyame reka nsenge burya ngo nsomye ijambo ngo je gusenga naho pitanja nsa n'ufashwe na circuit pitanja mu bintu bya Ruga kurira guseka amaso zo sinamenye ukuntu byangendekeye none nkaba ndi kuri hotel biba cyane nkananirwa ijwi kuvuga ngo mbini ijwi aba bantu baravuga ngo nasaze directeur mu mirimo dukoramo abantu barakubashe baragutinya none uhindutse nk'umusazi ndavuga ati reka nkinga amadirisha nkazananirwa kuva aho ndi yuko imbaraga zasaga n'izishize nari mfukamye ndaryama ndarira bivanze no guseka umwanya ni mbaye mvuga no mu ndimi nshya ariko muri ibyo byose ngabatse nasaze cyangwa ndi muzima ariko ngumva ihumure ryabe rya naturaga nsengera ryo kubatizwa mu mwuka wera umwanya umva yasiripira asa nishize ndabyukaho nari naryamye ndasenga ntondeka nshimira nishimwe kuva icyo gihe ndondeka gukorera Imana umuntu umwe araza arambwira ati Imana irambwiye ngo ugende ufata amafungo y'iminsi 3 Imana iguhaye guhishurirwa Bibiliya uzoza usoma ijambo uryumve ndabyubaha fata ya minsi 3 ngo buce nasoma Bibiliya nkayumva nasomaga Bibiliya kakurya kuwayurya amasaha yose wari gusoma Bibiliya ninjira mu itorero ibyo bigisha ndimo nandika agenda zirashira nja mu kintu cy'ububyutse nari nje nyine wo mu bwoko bwacu nza mu bintu nasigara numva n'itorero ndasengeramo ko bararirimba nkumva nkeneye kujayo iyo bana nishi muri bwigunga aho ngaho ntaramira Imana bantu b'Imana barangana numva mpuye n'Imana samfufashe imisingi Imana ishimwe bukeye ndaza nimurirwa imirimo Kinshasa maze kwimurirwa Kinshasa tuja mu bitaramo haba igitaramo abari mu tujamwo ndondeka kwigisha ijambo ry'Imana mu itorero nakoreraga mu Igoma ansubiyeyo mbasaba recommandation yuko nkorera mu itorero Kinshasa barayimpaye ngiye kuyitanga ndavuga ati reka mbanze mfungure ndebe ibyo ari byo mfungure nsanga banditse yuko bandekomande ndi umukristo wabo umurimo nkora ndi umuvugabutumwa ndabahamagaye ibi ni ibiki mwanditse ngiye kimwangiza umuvugabutumwa mwansengeye kandi ibyo bintu sindaba tayari wabyo barambwira ati wewe tanga urwandiko uko twaruguhaye naho ibindi si ibyawe nguhaye pasiteri ariko ndamusobanurira ndamubwira ati uyu murimo banditse sindawukora sinawusengewe umuhamagaro w'Imana naho ngituye kera i Bukavu tarahura n'ibyo bintu byose umunsi umwe nararyamye
ndota mu rusengero rwacu basengera abapasiteri benshi, abavuga butumwa benshi cyane. Yego. Numva nk'imbwira ngo nawe itaja muri ibi ngo bari nari wa mukristo wo ku cyumweru gusa, ntazi gahunda z'itorero. Mbirota na kane ngo buce ku cyumweru ngo twinjire, bahagurutsa abapasiteri bagera kuri 5, abavuga butumwa, abashemasi gusengera. Uzi ko ibi ngibi ari birya nabonye. Naho nkiri kuri Goma nsubiye inyuma, nagendaga ndonka abakozi b'Imana bakambwira ati wewe Imana iracakuzamura, icyo ngiye uracayikorera nubwo winangiye. Yego. Numvaga ibyo bintu biri kure rwose. Ariko Imana ibinyuza mu nzira ya prison kugira ngo iduhereze agakiza. Naho mbere nanone icyo gihe muri AFDL nanone nari narafunzwe, nibwo Imana inyeretse bwa mbere impereza inkoni, mbona marayika mbaye inkoni, amaze kuyimpereza ngo nifata itanyika amaso yanjye, ndeka kurwana nsobanuza icyo ari, kuko numvise atari inzozi ari iyereka. Za gusanga muri uko gutekereza nkabona inkoni ni ba Mose, barona inkoni y'icuma, bisobanuye n'abakozi b'Imana. Ubuze bishatse kuvuga ngo naje nzokorera Imana. Ibindi bishoboka ibingibi. None ngasanga atekereza n'inkoni isobanuye ubuyobozi. Ndafunze ngiye kuja amakara, nzaba umuyobozi. Nyuma yo kwibaza ibyo byose numvijwe ko rimbwira ngo nubwo hari ubuyobozi ariko uzankorera. Imana ishimwe. Imana icisha muri izo nzira zo gufungwa kugira ngo iduhereze agakiza. Agakiza ku muhamagaro wanje, nabivuze mu magambo make, naho ngaho niho kaciye. Nanone ibyo tuzaganira ejo ni hejuru yo gucishwa bugufi. Ibyo bita bizima, ibyo bita renoncement, ni naho numva nibyo byandemereye cyane kuruta gukizwa nari ndangije kuvuga, kuko gukizwa kwa mbere byanguye ku byaha bigaragara by'umubiri, byo tumaze kuvuga: ubusinzi, ubusambanyi, ubujura, kurenganya. Ibyo maze kubabwira niyo byanguye, ariko kamere yanje, uko nteye, karaktere yanje, nubwo natonze gukorera Imana birahaguma. Rero imiterere yanje biguma bikimeze kwa kundi, uburakari bwinshi, gutomboka kwinshi, bwibonye. Komeza nkorana ibyo bintu. Bukeye ibyo tuzaganira ejo, bino tuje kuri iri jambo tumaze gusoma, Imana itondeka ku bintu byo kuncisha bugufi. Ari ibyo tumaze kuvuga, kandi naje gusanga abakristo benshi niho bazabagarukira kuri ibi byaha bigaragara, ariko ngo bakizwe, bace bugufi, bacire Imana bugufi, bahinduke mu miterere yabo, mu bitagaragara, aho abantu benshi ntibahagera. No mu bwoko bwacu inyigisho zijanye n'ibyo ntituzigira. Nibyo tuzaganira ejo. Nanone ikindi gice kitari gitoya, iby'Imana yanyujijemo kugira ngo ingeze kuri ibyo ngibyo. Ndabona amasaha yacu nkaragenda, nagiraga ngo tuvuge kuri aya magambo tumaze gusoma. Aya magambo tumaze gusoma twasomye hariya muri Kuva, Imana ikura ubwoko bw'abana b'Isirayeli mu Giputa. Muzi yuko yabwiye Mose ngo numvise gutaka kw'abana banje, none genda ubakureyo. Muzi ibitangaza Imana yakoresheje mu Egiputa kugira ngo ubwoko bw'Isirayeli buveyo. Bivuge ko Imana niyo yonyine yari kibiko, ariko biravuze ngo Farawo amaze kureka abana b'Isirayeli ngo bagende, Imana ntiyemera ngo baca mu nzira y'ubusamu
ica mu bafilisitiya ngo batazaza kwicuza bagasubirayo, ibanyuza mu nzira yo kuzenguruka inzira yo mu butayu. yego Iyo Imana yaduhamagaye, iyo dutondetse gukurikira Imana, ntabwo izitunyuza mu nzira y'ubusamo, yego ni ukuri itunyuza mu nzira zizenguruka, inzira ndende kandi inzira zigoye. Twarimo tuvuga ngo iyo Imana yaduhamagaye, hari igihe tugira iyereko yego kumva rivuye ku Mana, hari n'igihe tugira n'ubuhanuzi buva ku Mana, hari n'igihe natwe tugira umugambi dushaka kugeraho dusengera, ariko uwo mugambi n'iyo yerekwa n'ubwo buhanuzi, uko usenze bigasa naho bigenda byigirayo, bikagera ahantu wibaza ati se narasenze, narasengesheje, natanze amasadaka, niki gisigaye nakora? Bigera n'ahantu umuntu yibaza ati iyi Mana ku Bibiri yivuga ko ari iy'urukundo, koko niko imeze? Iyo wazengurutse cyane, iyo wanyuze mu nzira z'urukumba cyane, bikurikiranye n'ibyo wifuza kugeraho, n'ubuhanuzi n'icyo uzaba cyo, abahanuzi babiri bakubwiye iyerekwa wemera, ukumva inzira yabaye ndende cyane. Bigera ahantu abana b'Isirayeli barazengurutse mu butayu, bakagera ahantu berekerayo, bagatera umugongo iyo bari ko baje. Mu rugenzi rwacu biza bigera ahantu tuba ukamuba neza mu bintu bidahwanye, mu bintu kontrere, nicyo nshatse kuvuga, n'ibyo wari utegereje. yego Hepfo atubwiye ngo Imana ibwira Mose ngo bwira abana b'Isirayeli ngo basubire inyuma. Hari ahantu tuza tugera bikurikiranye n'intumbero twari dufite, tugasubira inyuma, ugatondeka kubara imyaka yawe bikurikiranye n'isezerano ufite, ugatondeka kubara abandi ukabona uburyo babateje imbere, ukibaza ibyo ari byo. Rero twakwibaza ati se ubu abana b'Isirayeli Imana ntiyari ishatse ko baje mu gihugu, Imana ntiyari ishatse ko binjira muri Kanani? Ntabwo ari byo. Natwe bigera ahantu tuza twibaza se uyu mugambi uva ku Mana cyangwa naribeshe? Iri sezerano riva ku Mana cyangwa se naribeshe? Ugasanga umuntu arasa n'uwacanganyikiwe. Ariko mbitekerezaho ukunda Imana izitunyuza, izitwima inzira y'ubusamo bikurikiranye n'ibitekerezo byacu nuko tureba, nza gusobanukirwamo amagambo nk'atanu nshaka ngo tuvuga twibuka. yego Ikintu cya mbere, rero igituma Imana ibikora ntabwo ari ukutwanga. Ndimo ndabwira umuntu waba we wibaza hejuru y'ibyo Imana yamubwiye cyangwa intumbero yawe, umva itagezweho, hazabo Satani nagutera iyo wagize mu bibazo biremereye cyane, ugatondeka wese Imana kuba yivuga niko imeze, niyo urukundo. Imana iri kumwe naje, ndacyari kumwe n'Imana. yego Bigera ahandi iyo wanatekereje Satani kaza ikagera kubwira ati iyi Imana irahaba, izo nzira zose ziza zigerwamo. Imana mu kutajana abana b'Isirayeli muri iriya minsi 40 kugira ngo bambuke, kwari ukubanga, kwari ukubarusha. Icyo naze gusanga nuko ibintu Imana itunyuzamo nuko tutaza tubimenya n'inyigisho, byuzuye inyigisho gusa. yego
Yego. ari inyigisho yashakaga kubahereza. Icya mbere yashakaga kubigisha kwari ukugira ngo ntibagendere ku bigaragara, bagende ku byizero. Yego. Ntibarebeshe amaso y'umubiri, barebeshe amaso yo kwizera. Amaso ni urugingo kimwe muri ziriya ngingo zitanu: amaso, amatwi, akanwa, gukora amaboko. Amaso ni urugingo rufite akamaro kihariye. Nk'uko amaso abarezi cyangwa abantu bigisha, kugira ngo dufungure ubwonko bw'umwana, dukoresha amaso, bihera mu maso. Yego. Amaso ni ikintu gifite akamaro kihariye, bikurikiranye na ziriya ngingo zitanu zigize umuntu cyangwa izo bita cinq sens. Umwana tuzadutondeka kugira ngo tumwigishe mu bari gardienne, kugira ngo amenye rimwe, amenye kabiri, amenye gatatu. Dukoresha amaso yiwe, tugatora amabuye akayafata, noneho akamenya ngo iri ni rimwe, nicyo bisobanura rimwe, aya ni abiri, nituyateranya araba gatatu. Yego. Burya bahaye areba. Amaso nicyo gituma iyo urebye amasosiyete menshi akoresha amafaranga menshi mu bintu bya publicity. Satani iranabizi, nicyo gituma usanga ibintu bihari ubu nyine ku mateleviziyo, ku ma YouTube, ku ma telefone, ibintu byose byanduza ibitekerezo by'umuntu. Yego. Ni ukubera amaso. Rero twavutse mu mubiri, narimo mvuga akamaro k'amaso, ariko kandi ku bakristo twavutse mu mwuka, tugomba no kugira amaso yo mu mwuka. Amen. Amaso abona. Abana b'Isiraheli, Imana yari yashatse kubigisha ko bya bitunguru batubwiye, za nyama, Imana ishobora kubatunga bataye babirya, bakananirwa kubibona, amaso yabo y'umubiri akabasubiza mu Egiputa. Hari abakozi benshi bameze nka Gehazi. Yego. Yari umukozi iruhande rwa Eliya, ariko ikibazo yari afite cyari icy'ubuhumyi. Yego. Nta maso y'umwuka yari afite. Hari abakozi benshi iyo intambara zaje kubera kutagira amaso gusa yo mu mwuka, izo ntambara bazacika intege bakazivamo. Yego, nibyo. Iyi Imana yatunyujije mu nzira y'urukundo, mu nzira ndende kandi igoye. Ntabwo ari ukutwanga, ni ukugira ngo tuve ku byo turebesha amaso, tugende ku byo twizeye. Nicyo gituma rimwe na rimwe izikuraho ibyo warebeshaga amaso. Yego. Ishobora kubikuraho, nimba ari imirimo ikayikuraho, nimba ari umubiri ukarwara. Iratuzi cyane. Jewe yakoresheje inzira z'amaprizo kugira ngo imbaga kiza, kugira ngo iransenye. Iratuzi. Ubwo ngubwo hari icyo inzi. Nawe hari inzira, hari ingumbi Imana yakunyujiyemo bikurikiranye n'uko ikuzi, kugira ngo ukure amaso ku bigaragara, utondeke, ugende mu kwizera. Yego. Ikintu yarwo yigisha abana b'Isiraheli, ikintu izi twigisha iyo isezerano ryatinze gusohoka, ni ukugira ngo tugire amaso, tudevelope amaso yo mu mwuka. Yego, ni ukuri. Impumyi muzi yuko ibibuze byinshi cyane, ariko impumyi yo mu mwuka iragatsindwa. Nibo barya biremera ibintu,
arakabakaba yagerageza yatabona none agatondeka ntanabivuyemo adagatondeka kwiremera ibintu nibyo biriya byose musengera nibyo bigwiriye mu matorero yego yego nukuri buriya ni ubuhumyi bwo mu mwuka rero n'Imana yaducishiye mu ngumba ntabwo ari uko tugirira nabi ni ukugira ngo dukure amaso ku bigaragara tugire experience n'Imana tugire dutondeke tugire amaso yo mu mwuka icya kabiri Imana ishaka kutwigisha ni ugusenya njyewe muri njyewe cyangwa se wewe muri wewe yego umuntu wese wa kamere agizwe n'ubwibonyi agizwe no kwikunda yaba umwirabura yaba umugore yaba umugabo yaba umutunzi yaba umwana ibyo bintu nibyo bigize umuntu iyo tuvuga ubwibonyi hari abantu babifata nk'abantu birata oya hari ubwibonyi nibyo nzatinda hejuru ari byo birya baririmbye ngo mvugutira kandi uncure ingamba zimvemo ni bene izo ngamba ubucaca cyo kwibona n'icyaha cy'umwimerere cya satani yashatse ngo gushyira intebe yo hejuru y'Imana natwe igituma tutubaha Imana igituma tutiringira Imana ni ukwibona dushaka kumenya uko Imana itekereza dushaka gutekereza nk'Imana yego nibyo bitubuza kwiringira imbaraga z'Imana nibyo bitubuza kubaha n'uko ijambo ry'Imana ridutegeka n'ubwibonyi niyo bita orgueil yego rero iyo Imana itunyuza aho hantu iba yashatse gusenya urya muntu wo kwibona wo kwikunda noneho biryo wari ufatiyeho byose ikagenda ibishingura ibikuramo kugeza umenye ko ntacu icyo n'Imana iriho niyo nyigisho ya kabiri Imana izitwereka nanone ikindi ishaka kutwigisha iyo itunyuzaho Imana iba yashatse kutwigisha ikintu cyo kwihangana yego kwihangana ni imbuto nini cyane waba umukozi w'Imana wakorera Imana wakora imirimo itandukanye wakiza abarwayi ariko mu bigeragezo iyo hatari kwihangana birya bintu byose biza bisambuka yego nukuri icyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo twigane abatubanjirije kubwo kwizera no kwihangana baronse ibyasezeranijwe imbuto yo kwihangana iva mu bigeragezo yego iva muri za nkumba tugenda ducamo naho kwihangana ntabwo ari ubushobozi bwo kwihangana ni uburyo ki duca muri bya bigeragezo mu Gifaransa niho bifatika neza babyumva donc kwihangana ntabwo ari aptitude yo kwihangana ni attitude ni uburyo ki ushobora gutegereza utamerewe neza nka kuriya kw'abana b'Isirayeli ubaye witotomba kuko gutegereza ko no kwihangana utegerezwa kwihangana kugeza bishitse ariko wihanganye bimeze abana b'Isirayeli cyatumye bashirira mu butayu nuko bananiwe kwihangana baritotomba iyo Imana itunyuza muri ziriya nkumba ibe twigisha ngo twihangane dutegereze umwanya w'Imana yego utihangana ni biva nabyo muri ubwo bwibone umwibonye azashaka ikintu kandi agashaka ngo gikorwe ubu nicyo cyagiye tuza gusenga Imana tukanayitegeka uburyo dusubiza n'igihe dusubiriza nukuri icya nyuma Imana ishaka kutwigisha harya nicyo gihe tuza twiga kugira experience n'Imana kwiga kumenya Imana tuzi ibintu byinshi hejuru y'Imana amateka menshi batubwira ariko ni muri ziriya nkumba icyo gihe nicyo gihe tuza tumenya Imana apana kumenya ibintu ku Mana biyivugwaho yego Yesu yabajije abana afunze arababwira ati
abantu hariya banitanga bamwe ati ni Eliya Enoke abandi aho naho mwebwe buri yarashatse rwose mwebwe ni iyi experience mufite kurisha yego hari ibintu abantu batubwira ku Mana ariko hari n'ibyo tumenya hari uko tumenya Imana yego numvise umusaza wasenze aravuga ati ngo narakubonye Mana nakwikoreyeho nayahe maso yamubonye n'amaso yo mu mwuka nayahe maboko yamukozeho n'amaboko yo mu mwuka experience yagiranye n'Imana ijambo ry'Imana rizari twigisha ariko tukagira pratique muri ziriya nkumba Imana iducishamo yego nuko nico twiga kumenya Imana ukayimenya mu zindi ntabwo utari uyizi nimba wari ufite imirimo Imana ikayikwaka ikakwigisha kugutunga nta mirimo yego ukaba uyimenye muri ubwo buryo ko Imana ariyo pourvoyer Imana ariyo itanga yego ni benshi babayeho imyaka myinshi nta mirimo Imana ibabeshaho cyane nimba ufite amafaranga agashira Imana ikakwigisha kuko wariringiriye amafaranga Imana ikayakuramo ku mpamvu zimwe cyangwa izindi ikiga gutungwa n'Imana utiringiye amafaranga yawe nibyo Imana yari kwishaka kwigisha abana b'Isirayeli muri ziriya nkumba zose yego Aburahamu nawe Imana yarabimwigishije imusezeranya umwana itwara ya minsi ingana kurya byageraga ahantu Sara akamubwira toya twihenze Sara akarebesha amaso y'umubiri toya fata uyu mujakazi wawe nukuri burya bari basubiye kubigaragara ariko bigera ahantu imyaka yabishira yo kubyara kugira ngo hasigare hiringiwe gusa Imana bagendere ku maso yo mu mwuka bagendere mu kwizera Imana Aburahamu Imana imusaba gutanga Isake kwari kumwereka izindi dimension z'Imana ubundi kumwereka Imana ubutanga busha yego nukuri Aburahamu yaramenyereye gutanga amaturo intama ngo buce noneho imusaba ituro ridasanzwe ritanga yego za ntama n'ihene yagazatanga nizo yaratunze aho ngaho ariko ku musozi ngo yubahe Imana imuzanira intama itavuye mu matungo yego amena atazi aho ivuye nukuri iyo duca mu ngumba bavandimwe Imana ibashatse kutwiyereka mu bundi buryo utaramenya Imana ishimwe iba yashatse ku multiplier experience ngo wongere umenye Imana kuruta uko wari ugize yego nukuri ariko twebwe bikatubabaza kubera kutagira ayo maso nagiraga ngo mbwira abantu turimo tuganira aha waba ku giti cyawe waraciye mu ngumba cyangwa waca mu ngumba waba mu rubyara rwawe Imana itemeye nko uca iy'ubusamo cyangwa se Imana ikagusubiza inyuma ukareba abandi bateye imbere yego mu bwoko bwacu amasezerano dufite ku gihugu ntabwo byabaye inzira y'ubusamo dufite imyaka ihagera 60 twasanze bavuga ngo Imana yakiduha ariko bigaragare ko bitaciye mu nzira y'ubusamo hari icyo Imana ishaka kutwigisha yego nukuri icyo ishaka kutwigisha ni ukurebesha amaso yo mu mwuka ni ukwizera kurebesha amaso y'umubiri kuko hageze igihe dutekereza ngo twabigezeho hari igihe twagize imbaraga twumva twabishikiriye yego Imana ikakubwira ngo subira inyuma shahari yego nukuri nari mvuze ko giti cyawe mu rubyaro
nk'ubwoko ibintu ducamwo hari ibyo Imana yashaka kutwigisha. Mureke turebeshe kwizera, mureke twige kwihangana, mureke Imana idusenye, idusambure, idukuremo kamere yacu. Munareke Imana ituyobore, itwigishe kuyimenya birenzeho. Bavandimwe, tuzakomeza ejo nari mvuze ko nzaganira hejuru y'intambwe ya kabiri, nanone iby'Imana yanyujijemo byo kuncisha bugufi, kandi icyo ni experience nini. Tekereza ngo ushimye Imana ngo mbaye umwanya wo kubivuga, kuko ndimo ndategura kugira icyo mzandikaho. Yaba experience iremereye yo gucishwa bugufi, yarandemereye kuko Imana yakoresheje ibintu biremereye. Iyo tutumviye ku bintu byoroshye, Imana nayo izamura ibyo ikoresha kugira ngo itwagazeho amahage twere imbuto nini. Imana ibaheze umugisha. Amen. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Mana mu izina rya